uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye ikora ku mitima ya benshi, ariyo ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Ese ni iki gishobora gutuma abakobwa cyangwa abagore bafata icyemezo cyo gukuramo inda ku bushake? Ni izihe ngaruka uwabikoze ashobora guhura nazo? Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ndagukangurira gukora subscribe nimba utarayikora, ugakora kukazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho. Ndanakwibutsa gukora like, share ndetse na comment. Gukuramo inda ku bushake ni igikorwa gifite ingaruka zitandukanye ku mubiri, mu mutwe ndetse n'imibereho muri rusange. Tuganire ku ngaruka zishingiye ku mubiri. Hari ukubura amaraso menshi bishobora guteza ibibazo bikomeye mu gihe bititaweho neza kandi vuba mu rwego rw'ubuzima. Mu gihe uyu muntu atagezwe kwa muganga ngo yitabweho barebe icyo bakora, uyu muntu ashobora gutakaza amaraso bigakurura izindi ngorane. Hari ukwangirika kwa nyababyeyi. Gukuramo inda nabi bishobora gutera ibikomere muri nyababyeyi cyangwa se mu mura. Ibi bikazateza ingaruka z'igihe kirambye mu minsi ikurikiyeho uretse uwo nguwo yabikoreyemo. Hari kandi kunanirwa gusama indi nda mu gihe kizaza. Mu gihe habayeho kwangirika gukabije, hashobora kubaho kutazongera gusama. Hari n'igihe umura wangirika ku buryo birangira nta gisubizo kibonetse keretse icyo kuwukuramo. Urumva niba bagukuyemo nyababyeyi, ntabwo uzongera kugira amahirwe na rimwe yo kubyara, ntabwo wakongera gusama. Ikindi kandi ni urupfu. Iyo byakozwe mu buryo budakwiriye, nta muganga ubihagarariye, bikurura kubura amaraso cyangwa se infection yo mu maraso, maze bigatera uwabikoze cyangwa uwabikorewe urupfu. Hari ingaruka kandi zo ku buzima bwo mu mutwe ziterwa no gukuramo inda ku bushake. Ingaruka ya mbere ni agahinda gakabije, ariko depression. Uwakorewe ibyo cyangwa uwakoze ibyo ashobora kugira ihangayika ry'igihe kirekire, ashobora kujya yisuzugura cyangwa kwiyanga, kandi nanone habaho kugira ipfunwe mu bandi no kwicuza. Izi ngaruka zishobora kwiyongera bitewe n'aho umukobwa cyangwa umugore yakoreye igikorwa cyo gukuramo iyo nda ku bushake. Ingaruka ya gatatu ishingiye ku mibereho n'imibanire n'abandi. Hari ugutakaza icyizere mu muryango, ugatakaza icyizere mu muryango nyarwanda, kuko utazatinyuka kugira ubwisanzure bwo kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Abandi bazajya bavuga ubuzima bw'imyororokere, nawe uceceke, ndetse uceceke cyane, wikuremo umere nk'aho udahari, ahubwo usanga uri kurangwa no kugira ipfunwe, usange nta cyizere ukifitiye. Nanone hari ukubanirwa nabi mu muryango. Uhura no guhutazwa gushingiye ku muco, kuko umuntu uguciyeho wese aragutuka cyangwa akagucira ngo wabuze ubwenge, ibyo wakoze ntabwo bisanzwe, yakagenda ntabwo arabyumva, ni we wakabikoze koko. Ugasanga urahutazwa n'umuryango, maze ukajya ubanirwa nabi ku buryo bikugiraho ingaruka mu buzima bukurikiyeho. Hari ukwigunga kubera ipfunwe cyangwa gutinya kwegera abandi ngo badaterera nk'ikiganiro kivuga ku byo wakoze, maze ugakomereka kurushaho. Abantu bashobora kuba bari kuganira, bagaterura ikiganiro bavuga umuntu bazi ibunaka wakoze ibyo ngibyo, noneho ugasanga ugize ikibazo utekereza yuko umwe mu bantu bari aho ngaho cyangwa babiri bashobora kuba bakuzi, ukagira ngo niwe barimo guca umugani, ugatangira kujya wigunga, ugahunga aho abantu bari, ugatangira kujya ugira ipfunwe, ugatangira no gutinya kwegera abandi. Ugasanga icyaruta wicara uvuga uti iyo mba nararetse nkayibyara sinyikuremo. Ingaruka mu mategeko. Mu Rwanda gukuramo inda ku bushake ntabwo byemewe n'amategeko, keretse mu bihe bidasanzwe nibwo umuntu ashobora kwemererwa kuba yakuramo
inda. Ibyo bihe bidasanzwe ni ibihe rero? Ni mu gihe inda yatewe mu buryo bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, urugero ari nk'umuntu wasambanyijwe ku gahato, byarangira ugasanga bajya kugenzura bagasanga yasambanyijwe n'umuntu wo mu muryango, bagasanga se uwo muntu afite ikibazo runaka kidasanzwe kigomba gutuma wenda niba nk'umwana ari mu myaka 12 cyangwa 13, byensire birumvikana icyo gihe ntabwo ubuyobozi buzatuma azajya kubyara uwo mwana kuko nawe ni uruhinja ruba rugiye kubyara urundi ruhinja. Icyo gihe baramureka iyo nda akemererwa kuyikuramo. Ikindi gihe byemerwa gukuramo inda nanone ku bushake ni iyindi iteza ibyago ku buzima bw'umugore. Urumva aho ntabwo ari iyabayeho mu buryo bw'ihohoterwa, ariko umugore utwite iyo nda biraza kugaragara ko ashobora kuza kugira ibibazo bikomeye byamuviramo n'urupfu. Aho kubura umubyeyi rero baremera kubura umwana. Ikindi gihe bishobora kwemerwa gukuramo inda ni iyo umwana uri mu nda afite ubumuga bukabije. Hari igihe bishobora kubaho ko umwana agira ubumuga bukabije, bamucisha nko muri ekogarafi bakabona uwo mwana ntabwo azabaho, bakabona ari kugorera nyina ubusa, cyangwa ugasanga nyina nawe yinjiye mu kurwaragurika guturutse ku miterere y'uwo mwana uri mu nda. Icyo gihe hafatwa umwanzuro ushingiye ku kurengera ubuzima bw'umubyeyi, maze icyo gihe bagakuramo uwo mwana. Hari n'izindi mpamvu kandi zemewe n'amategeko nyuma yo gusaba uburenganzira. Ni ukuvuga ngo nta gukuramo inda habayeho guhubuka mu gihe cyose amategeko atabizi. Hari inzego bigomba kubanza kunyuramo uko byasa kose kugira ngo wemererwe gukuramo inda, kuko niyikuramo uko wiboneye itegeko riragufata. Gukuramo inda ni igikorwa gikomeye gifite ingaruka nyinshi kandi kigomba gutekerezwaho neza no gukoranwa ubujyanama. Nyabuneka abantu mubikora, niba nawe wabipangaga bicishe mu nzira zemewe, kubera ko iyo ugihubukiye utabanje kugitekerezaho neza nta bujyanama bishobora kugukururira ingaruka zikomeye. Abari n'abategarugori bagomba guhabwa uburenganzira bwo kumenya amakuru ku buzima bw'imyororokere kugira ngo bashobore gufata ibyemezo bifite ireme kandi bibarinda ingaruka zikomeye. Byumvikane niba ufite amakuru ahagije kuri ubu buzima bw'imyororokere, nta kintu uzakora na kimwe udafite kukirengera. Byanze bikunze ni ngombwa ko wakabaye ufite amakuru kugira ngo icyo ufata cyose ugifatane ireme. Ndakwibutsa gukora subscribe, nkanakwibutsa gukora like. Niba kandi hari igitekerezo ushobora kutugezaho cyangwa inyunganizi, watwandikira muri komenti. Haba hari n'ikibazo kandi watubaza, wanatwandikira kuri WhatsApp nomero 0788 73 78 15.